Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Twibaze impamvu Imana yicujije kuba yararemye umuntu. Kuki Imana yicujije kuba yararemye umuntu? Kandi kuki Imana na n'ubu yicuza kuba yararemye umuntu? Ese waba uri mu bantu Imana yicuza ko yaremye? Niba wumva udakora ugushaka kw'Imana, ukora ugushaka kwawe wihangiye, hindukira ugarukira Imana, bityo Imana ikuvana mu mubare wawe yicuza ko yaremye. Turagerageza kuva mu mubare wawe Imana yicuza ko yaremye, dushyiramo ingufu dushakisha Imana n'ubwenge n'umutima wacu wose, kugira ngo tureke ikibi dukore icyiza, tugarukire Imana. Reka turebe rero impamvu Imana yicujije kuba yararemye umuntu, kandi noneho uyu munsi ntabwo bikomeye Imana yicuza kuba yararemye muntu. Nkwifuriza ko utaba muri abo bantu Imana yicuza ko yaremye. Reka dusubire inyuma ku Itangiriro turebe icyateye Imana kwicuza kurema muntu. Turabisanga mu Itangiriro 6 kuva kuri 5 kugera kuri 6. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko bibwira mu mitima yabo batekereza kubi gusa iteka ryose. Mu mitima yabo batekereza kibi iteka ryose. Nuko Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi. Imana byarayibabaje kubera ibibi abantu bakoraga, iravuga iti nzabarimbura mbamareho. Tekereza, Imana yarabaremye ariko iri kuvuga ati nzabarimbura. No kubera iki? Kurimbura abantu no kubatsemba n'icyababazaga Imana kikayitera agahinda, n'ukubera urukundo rwinshi Imana ifitiye muntu. Yaguhaye byose, iguha kwishyira ukizana, iguha ububasha, ariko uranze uririmbuye. Ni nkaho Imana yavuga ati, ibintu byose nagukoreye byiza, narakuremye nkwishimiye ngukunze, ariko reba weho uhisemo inzira zo kurimbuka. Ni ukuvuga ngo inzira yo kurimbuka Imana ibibona n'ubundi na kare, ariko igushyiraho ikaguha ubwenge, ikaguha byose, ikaguha kwitaba icyiza n'ikibi. Kwa kurimbuka kwawe niko gutuma Imana igira agahinda, kuko ibireba iti umuntu amuremye mukunze, ariko reba ibyo yihitiyemo. Imana iratubwira iti, hitamo icyiza ureke ikibi, unsange ngukize. Imana rero yashoboraga kuba yababarira umuntu wese nta kibazo na kimwe kibajijwe. Kubera iki bitabaye? Imana ishobora kubabarira buri muntu, ikamufata ikamuvana mu byaha igihe cyose ishakiye, ariko ikibaho ni iki? Ni ukuvuga Imana iraguhamagara, ikongera ikaguhamagara, ikongera ikaguhamagara gatatu, wakwanga kumva, icyo gihe nabwo irakurekura. Nibyo bibaho. Imana iguhamagaye rimwe, kuko umuntu wese Imana imuhamagaye imushakaho umugambi, ishaka kugufasha, ishaka kuvana mu kibi, iguhamagara rimwe, urabyumva ukabibona, ukanga, ubwa kabiri ukanga, gatatu ukanga, igagerageza ukanga. Icyo gihe ubunaniranye nyine, abo bantu nibo batera agahinda Imana, kuko ibabwira uti dore ngire n'ubuntu ndakwiyeretse, none uranze wanze kunyumva. Nuko rero Imana ibara abantu mu mubare w'abayiteye agahinda. Kandi hano ntabwo tuvuga ngo Imana iri kwicuza na muntu. Kumwe twicuza ngiyo nakora iki, iyo nagira gutya, twebwe ntabwo tuba tubizi mbere y'igihe, ariko Imana yari ibizi. Hano Imana ni urukundo itwereka, iratubwira iti ukwicuza kw'Imana ni urukundo, ariko niba munaniranye nyine nta kundi irabavanaho. Uru rukundo rero nirwo Imana yicuza. Urukundo nguha ni kubera iki? Imana iduha urukundo ariko tukanga. Aha rero tugerageze turwane, tuve mu byaha, tuve mu mubare wabateye Imana kwicuza ko yaturemye. Nzi neza ko dukomeje gushakisha Imana uko bikwiye, niko tuzasohoka mu mubare w'abayitera kwicuza impamvu yaturemye. Ndibaza neza ko wisuzuma uyu munsi urebe niba uri mu mubare w'abantu bashobora kuba batera Imana kwicuza ko yakuremye. Mana, ndagushimye ko wamvanye mu mubare w'abaguterega kwicuza kuba warandemye. Ibyo ndabyemera, ndabihamiriza imbere y'ijambo ryawe wampaye,
ukaryandika mu mutima wanjye, niyo mpamvu nzarinambaho ntari vunikira amanywa nijoro nshaka ubwiza bwawe kugira ngo ukomeze unyereke. Nawe muntu ndeba, ndakwifuza gushaka Imana n'umutima wawe wose kugira ngo uve mu mubare w'abatera Imana kwicuza impamvu yakuremye. Bikanga urugero rero, ukwicuza kw'Imana twabonera he urugero? Urugero rufatika ni nkuko nawe afite urukundo ari kuguha urukundo nk'umuntu bisanzwe, atavuga ngo ni umugabo n'umugore. Tuvuge njyewe nka kwishimira gutera imbere, ubona ibyiza, mbese ukagira ubuzima wumva nawe ukunze, abantu bakakwifuriza ibyiza, ariko umuntu akaza akaba yaguha urukundo akwifuriza ibyiza gutyo, ariko wowe ukamusubiza iki? Urwango. Ni ukuvuga ngo iyo ufite urukundo nyine, urukundo ni urukundo, nta kintu na kimwe rutarenga. Urukundo nta kintu na kimwe rutarenga. Bivuze ngo iki? Ushobora kugukunda ukabibona unabizi, ariko ukabirengaho wowe ukanyitura inabi n'urwango cyangwa n'ibindi bintu bibi byose ntagiye mu mvuge. Wa muntu ufite urukundo nyarukundo azaterwa agahinda nuko yaguhaye urukundo warwanze wowe wa mbere kujya gufata urwango akaba ariko ushyira imbere. Ntabwo bivuze ngo uwo muntu ako gahinda agize nawe arakwanze, ahubwo we aragukunze kubera ko abona ko urwo rukundo yari ari kuguha ari rwo rwari kubashisha kurenga urwo rwango ufite mu mutima wawe ukabyanga. Niko rero gahinda twagereranya n'agahinda Imana yatewe n'abantu yiremeye, kuko yahaye urukundo n'imbabazi zayo bitagira urugero, ariko abantu bakavuga ati no, ntabwo tubishaka, tuyishakira Satani, tukajya gufata ibya Satani turetse Imana. Reka Satani ahubwo ufata Imana kugira ngo ubeho. Ibyo ni ibintu nkwibwiriye. Yes, turi muri nosi, kandi iyi si igendana n'ibyihuta. Abantu tugashaka ibyihuta vuba vuba, tukavuga ati wagira gutya nahita mbona ibintu, kandi ibintu wihuta, ibintu bibona byihuta cyane byinshi. Ubiri inyuma ba Satani. Genda gahoro, twige kugenda gahoro, nanjye ntivanyemo. Tugende gahoro gahoro, dutere intambwe ku ntambwe kugeza dusohotse mu batera Imana kwicuza impamvu yabaremye. Kandi nzi neza yuko nidukomera ku ijambo, tugakomera ku Mana yacu, tuzasohoka mu batera Imana kwicuza kuba yaraturemye, tugasezera, tukamenya neza turi kumwe n'Imana 100% nta gushidikanya. Reka dushyiremo ingufu, dukomeze dushakisha Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ingufu zacu zose, kugira ngo hato natwe tutazarimbukana nabo bose batera Imana kwicuza impamvu yabaremye. Reka turebe rero, dusuye kuri kiriya kibazo, ni iki gitera cyangwa cyateye Imana kwicuza kuba yararemye abantu? Aha nkuko twamaze kwisoma muri Bibiliya, turasubira ku Itangiriro turebe igisubizo Imana ubwayo yatanze. Imana hano iravuga impamvu yicujije kuba yararemye abantu. Icyambere, hari gukora ibibi, ibyaha, kugira ibyaha birenze kamere. Abantu bakaba barafashe ibintu bibi bakabigira ibyiza, icyiza cyabaye kibi n'ikibi kibi cyiza. Aho ngaho abantu bakoreraga ibintu bibi byose, tudasubiyemo ngo tuvuge ubu, yaba ibyo bita ngo ubutinganyi, ibyo byose byari byeze icyo gihe. Ubu uyu munsi rero nubwo tuvuga niko bimeze, ariko icyo gihe ibaze, hari ku Itangiriro Imana itangira kurema. Niba abantu bari bameze gutyo, Imana ikavuga ati abantu ndicuza impamvu nabaremye, ibintu bari gukora, ibi byaha barimo, ibintu byose biba bari gukora, ubutinganyi biki byose ndabarimbuye. Noneho nyuma y'imyaka 600, ibaze noneho ko bimeze uyu munsi. Niba byari bimeze gutyo ku Itangiriro, uyu munsi bimeze gute? Ni ukuvuga ngo Imana uyu munsi irimo iricuza, ikavuga ati bariya abantu banze kumva. Nta bahanuzi benda tubona uyu munsi nkuko babonaga kijya gihe, ariko ubu ngubu ufite ijambo. Uyu munsi ibintu byateye imbere. Nzi neza ko umuntu wese mu bwenge bwe abona ikibi n'icyiza. Ntabwo umuntu yaza kubwira ngo dore ubutinganyi, uzi neza ko Imana ivuga ati umugore n'umugabo nibo bagomba kubana. Ibyo bintu uvuye muri byo bya nyabyo, nimba bikurikiye cyangwa ukabishyigikira, menya neza ko uri muri uwo mubare Imana yicuza impamvu yaremye. Vamo rero, ikintu rero Imana ivuga cyayiteye kwicuza impamvu yaremye umuntu, igashaka no kubarimbura kurushaho. N'uyu munsi kandi akaba bimeze. Uyu munsi noneho ahubwo bikaba bikaze,
kuko abantu nyine bazi ko bashyitse kuko badasoma ijambo. Imana iravuga iti ikintu kinteye gushaka kubarimbura gituma nicuza kuba narabaremye nuko abantu bafite imitima mibi. Imitima mibi iri mu bantu, atari umutima Imana yaguhaye, kuko umutima Imana yaguhaye awuguhaye ari mwiza, ariko ibyo wigiye muri ino si, ibyo wapakiyemo, urwango, amashyari, amatiku, inzika n'ibindi bintu byose bibi wapakiye mu mutima wawe, abantu bakaba bafite imitima mibi. Ibyo nibyo bituma Imana ishaka kurimbura abantu nk'uko byagenze kiriya gihe, kandi bigatera Imana kwicuza kuba yarabaremye. Ndizera neza ko niba wumva wikunda, shaka umutima wawe urebe nimba umutima wawe atari umutima mubi urimo ibyo byaha n'amashyari n'amatiku n'inzangano n'ibiki byose, maze nubona ko waba waraguye warakurikiye iby'isi n'ibyo byaha byose, ubivane mu mutima wawe, ko birashoboka ubivana mukoresheje ijambo. Iri jambo nguhe urugero, urarisoma, uko urisoma niko ugenda ubyandika mu mutima wawe bya bintu bibi birimo ijambo, rikagenda ribivanamo kugeza ubuhotse. Ni uko nguko ubuhoka niba waba uri umunyabyaha ka gihumbi cyangwa miliyoni, ijambo ry'Imana ibintu byose byo byawe mu mutima wawe ribivanamo. Ibyo ni igihamya ntabwo ndabikwemeza. Nanjye natangiye gusoma ijambo hashize imyaka 5-6, ndibaza neza ko ubuyobe nari ndimo n'ibyo numvaga ngo ndishoboje mu mutwe, kumvaga ibya siyanse, imibare, ibiki byose nasanze ari zero. Dore iri jambo nta kintu na kimwe waringanya naryo. Risome, rirakuvana mu byaha, riguha umutima mwiza, maze Imana ikwishimire kuba yarakuremye, kandi nzi neza ko imbabazi z'Imana zihoraho iteka. Imana ihora itegereje iteka ko twava mu byaha tukarenga ayo matiku n'amashyari n'ibintu bibi byose tuba turimo, tukagarukira Imana kugira ngo Imana nayo itwakire mu bayo, itwishimire, aho kugira ngo yicuze impamvu ituremye. Nzi neza ko turi kumwe n'Imana dushobora gutsinda ikibi, tukimika icyiza, dukurikiza inzira z'Imana, kandi ikongera ikatwishimira ko yaturemye nk'abantu bayo, tuzabona ibyiza yatugeneye kuri wa munsi w'urubanza. Mukomere rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.